hagararira aho ngaho wahageze, naho ngaho rwose, naho ngaho kuri ya channel urimo ushakisha, ya channel wajyaga wumva yitwa Kumenya Ukuri TV, naho ngaho hagararira aho ngaho, ubundi utere agatebe tuganire. Niba utarakora subscribe, uyu niwo munsi wawe, kanda subscribe, hanyuma ukore share, ushyiraho comment, ndetse ntiwagirwe no gushyiraho like. Hanyuma ubundi biganiro bizajya bikugeraho uko bukeye n'uko bwije, kandi za nkuru ukunda, za nkuru nziza abantu bashaka, nta handi uzazikura. Za nkuru z'ukuri nta handi uzazikura, ni ahangaha ku Kumenya Ukuri TV. Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbasuhuze inshuti mudukurikira uko bukeye n'uko bwije. Muradukunda tukabibona kuko murabitwereka, natwe turabakunda murabizi. Tumaze iminsi turi mu kiruhuko, hari igihe tugera nyine tugafata ikiruhuko kugira ngo tureke mufate umwanya wo kuruhuka namwe, ariko kandi uyu munsi twagarutse rwose muri bya biganiro byiza mukunda, bya bindi mujya mutubwira yuko bibashimisha, bya bindi mujya mutubwira yuko bibagwa neza. Ubu ngubu rwose twagarutse, kandi ubu ngubu noneho turahari nta kibazo rwose. Hanyuma ngira ngo nk'uko mubimenyereye, dukunda kwibanda ku biganiro bitarimo gutukana, bitarimo gusebanya, cyangwa se guharabika abantu, amakuru y'ibinyoma, Dukangurira n'ababikora yuko ibyo bintu bibaye byiza babireka. ahubwo icyifuzo cyacu nk'uko twabibabwiye ni ukubagezaho Inkuru z'ukuri, cyangwa tukabagezaho ibintu by'ubwenge, ibintu by'ukuri, kubera ko twamaze kubona yuko hari abantu benshi bahagurukiye kwamamaza ibinyoma. Hanyuma twebwe rero tuza dushaka kuvuguruza ibyo bihuha, cyangwa se dushaka kubabwira ukuri. Hanyuma rero tubabwira yuko tubabwira ukuri kw'ibivugwa cyangwa se kw'ibiriho, hanyuma abafite ibyo bari bafite mu mitima cyangwa mu myizerere bitari byo bakabihindura, bakabijugunya, bagasigarana ibiri ukuri. Ni muri urwo rwego rero twibanze cyane ku mavugurura yo mu itorero rya ADEPR, aho abantu benshi bagendaga batabivugaho rumwe, bamwe bakavuga ibyabo, abandi bakavuga ibyabo, ariko twebwe twaje tubabwira inkuru z'ukuri, kubera yuko tuba tubikurikirana uko bukeye n'uko bwije. Twababwiye ku bijyanye n'imiyoborere isigaye iriho mu itorero rya ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda. Tubabwira uburyo hasigaye harimo za minisiteri kuri buri mudugudu cyangwa kuri buri torero, hakaba inama mpuzabikorwa, ariyo abantu benshi bakunze kubabeshya bababwira ngo yitwa inama nshingwabikorwa. kuri buri torero hakaba hari minisiteri 10, izo twarazibabwiye, ndetse tugerageza kubabwira inshingano ya buri minisiteri. Kandi si ibyo gusa, twababwiye ko buri minisiteri iba ifite na komite yayo, buri komite muri izo komite 10 nazo twababwiye inshingano zazo. Ubutaha rero nitugaruka noneho tuzababwira ku bijyanye n'imiyoborere y'amakorali. Nubwo twayitangiye imiyoborere y'amakorali, uburyo amakorali nayo yavuguruwe, ku bijyanye n'imikorere ndetse imiyoborere yayo, nabyo twabivuzeho, ariko tugaruka tutarababwira inshingano za bamwe na bamwe muri ba bandi mwatoye, zitandukanye n'iz'abantu bari bazi cyangwa iz'abantu bagenda bavuga uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma kandi tuzanababwira ibijyanye na komisiyo 6, tubabwire imikorere yazo, tubasobanurire. Hanyuma tubabwire inshingano za komite ishinzwe buri komisiyo iyo ari yo yose. Ibyo byose tuzabibabwira, ntacyo tuzabahisha. Hanyuma rero uyu munsi nari mfite inkuru noneho zitajyanye cyane n'izo twari tumaze iminsi dukora, ahubwo uyu munsi nateguye ikiganiro ngira ngo tuganire ku bigendanye n'ubukwe, kubera ko impamvu yanteye gukora iki kiganiro cyo ku bukwe, nabyo hari ibintu abantu bafite nk'ukuri, abandi ntibabifate nk'ukuri. Bamwe baragira bati iyo umuntu akwandikiye invitation cyangwa guhaye ubutumire, agira ngo agutumire, hasi abenshi bandikaho ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye, ngo kuza kwanyu ngo bizadushimisha. Ariko iyo dutekereje nk'abirabura tugasanga ibyo bintu nubwo byandikwa gutyo, ahari ni mu buryo bw'ikinyabupfura, cyangwa se ni mu buryo bwo kwihagararaho, cyangwa se ikinyoma. None se kuki batabyandika hejuru bakabyandika hasi? Nta n'umwe ndabona wabyanditse hejuru ngo yandike ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Ariko buriya ibiri ukuri ngira ngo mbabwire ni uko iyo umuntu aguhaye invitation, buriya aba ashaka
y'uko umutera inkunga kugira ngo ibirori bye bizagende neza. Rero inkunga yo kuza rero gusa n'umutwe nta kintu utwaye, nta kintu wamuhaye, ku bari mu cyaro hirya no hino, ukajyayo nta jerekani wikoreye irimo umutobe, irimo ubushera se cyangwa se irimo urwagwa ku banywa cyangwa se irimo ikigage, ibyo bintu burya ntabwo ari byo aba yagutumiriye, ahubwo nabo ni uko badutumira bakagira isoni zo kwandikaho yuko bakeneye amafaranga, bakeneye iyo mitobe, bakeneye ibyo bitoki, bakeneye ayo masaka, bakeneye ibyo baba bakeneye biba ari byinshi ariko ntibabyandikaho. Ariko noneho reka mbabwire ngo umuntu wumvaga yuko azajya mu bukwe gusa akumva ko kujyayo ari inkunga, ndagira ngo mbabwire ko rwose iyo nta nkunga irimo pe, nta nkunga irimo. Mbabwize ukuri, nubona uzabona invitation yanditseho ngo kuza kwawe ngo bizaba ari inkunga, nuramuka ugiye utamutwerere rwose ntuzibwire yuko umuhaye inkunga, kandi rwose ntabwo umusaruro w'ibyo yagushakagaho uzaba ubonetse. Dore ibyo rwose birasa na bya bindi abantu bakunze gupanga umushinga wo kujya gusezerana mu murenge, mwagerayo ukagenda ufite tageti y'uko murasezerana ivangamutungo bitewe n'uko hari ibyo wabonye uwo mugiye gusezerana afite, ukareba ku bye wowe utareba ku byawe, ukumva yuko uravuga ko musezeranye kuvanga umutungo kandi we nta mutungo uzanye muri buvanga. Ibyo rero ntabwo rwose biba ari byo. Ubundi niba ugiye mu bukwe kandi wasabwe gutanga inkunga, ntabwo ugomba kumva yuko rwose ko kuhagera ari inkunga ikomeye, oya, ahubwo kuhagera rwose uba ugiye kubahombya. Ariko simbabujije gutaha ubukwe, ariko ibyo bintu namwe mubitekerezeho. Ese koko uyu muntu yantumiye kujya mu bukwe, kuhagera niyo nkunga ikomeye yashakagaho? Uzabimenya nagutumira mu nama y'ubukwe ukavuga ngo ujyanye ibitekerezo utajyanye amafaranga. Abandi bakavuga ariko si uyu muntu yari akeneye ibitekerezo nkaba nabimuhaye nkambona bari kundeba cyane. Nyamara uzayatanga nubwo mu butumire bizaba bitarimo, ariko ugomba kwibwiriza yuko igikenewe nyaboneka ni amafaranga, igikenewe n'inkunga y'ibizakora mu bukwe, ntabwo ibikenewe ari ibitekerezo byo mu magambo gusa, nabyo birakenewe ariko burya ntabwo ari byo byangombwa. Amafaranga yabonetse, ibitekerezo ntabwo byabura. Ndabizi ubu ngubu hari abo biri bubabaze ariko hari nabo biri bushimishe, ariko ikigaragara nk'ukuri, niba umuntu w'inshuti yawe, umuntu wo mu muryango wawe agutumiye akaguha ubutumire akakugezaho invitation, rwose hita umenya igikenewe. Yashake wagurisha itungo, wagurisha iki, ushyigikire umukunzi wawe, ushyigikire inshuti yawe. Niba ari uwakubwiye se ko mujya gusezerana kandi muzasezerana ivangamutungo, tekereza uvuga ute se ngewe nzajyana iki, we kwibyo afite wenda bimwe na bimwe mbizi, tuzavanga iki? Ibyo nyine ubitekerezeho, ugende wabitekereza. Sawa rwose, tujye tuganira ariko twungurana n'ibitekerezo. Ibyiza rero njye numva ukibona invitation wamenya icyo uyu muntu akeneye cyangwa icyo ashaka. Mu by'ukuri umuntu agiye gukoresha ubukwe aba akeneye ibintu byinshi. Umugeni aba akeneye ibyo azatahana bakunda kwita ibirongoranwa cyangwa se amajyambere. Umusore aba akeneye amafaranga azakodesha sale, murabizi ko abantu benshi bakodesha amasale. Hari n'ubwo abakeneye amafaranga azakodesha iriya myenda y'imikenyero basigaye bakenyera, cyangwa se azakodeshamo ikoti azambara. Mbese amafaranga abakeneye yo kuzakoresha muri ibyo birori kugira ngo bigende neza, burya nayo aba ari menshi. Hari n'igihe se aba yarubatse wenda habura nk'irangi rizajya ku nzugi, aba akeneye amafaranga. Mu by'ukuri mureke tujye inama tubiganireho, igitekerezo cyawe uri butange ucyandika hasi muri comment. Ese koko uyu muntu ukwandikira akakubwira ngo kuza kwawe ni inkunga ikomeye, buriya aba bikuye ku mutima cyangwa ku mutima bavuga ati runaka zampaya, uyu ntazamburira aya ngaya, uyu nguyu wenda azampa imodoka, uyu nguyu se wenda azantiza sale, uyu se. Mbese ni ukuvuga ngo ibi byanditse ngo kuza kwawe ni inkunga ikomeye, nicyo ngira ngo tuvugeho. Ujye hasi rero muri comment uvuga uti wa musaza we ugiye gusaza wanduranya, umuntu yadutumiye atubwira ngo tuzaze, gusa yadutubwiye ko nituhagera bizaba ari inkunga tumuteye, rwose tuzajyayo tunambaye neza. Umbwire niba ndi kukubeshya. Ariko rero reka mbabwire rero, mukwiye no gushaka uburyo mutwerera aba basore mugatwerera aba bakobwa, kuko ahanini nimwe mubashyiramo n'ibyo bitekerezo mukabagira n'inama, ndetse rimwe na rimwe usanga mwarabazengereje ngo uzarongorwa ryari,
ngo ariko shanga uko wakuze nkambona ntacyo tubwira, kuko ntacyo wibwiriza ngo bimeze bite, mwirirwa mubabaza ngo bizagenda bite, mujye mushaka n'uburyo mubatera inkunga, nibura numubaza ngo uzarongora ryari, umubwire ngo ko nari mfite iki n'iki, cyangwa ko nari mfite aya n'aya, basi wenda nushaka umuhaye avance abone yuko ibyo uri kuvuga bifite ishingiro. Ibyo kubaza ngo umuntu uzarongorwa ryari kandi ubukwe bwagira ntumutwerere, rwose murumva ko ibyo bintu ntabwo ari byo pe. Sinzi mwebwe uko mubyumva, abasore nimutubwire, aba bantu bababwira ngo muzarongora ryari, iyo mufashe igitekerezo cyo kubikora barabatwerera? Mwa bakobwa mwe namwe nimutubwire, aba bantu babazengereje ngo dore urashaje, ngo dore bimeze gutya na gutya, iyo umuhaye invitation aragutwerera? Aba bantu wababwira iki? Abantu benshi rero namaze gutahura yuko basigaye bataha ubukwe bitwaje ayo magambo ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye, akaza atagutwerereye, wajya kubona kandi ukabona arimo ararwanira intebe z'imbere. Byagera ku mafunguro nabyo ndaje mbivugeho uko nabyo nabibonye, mbahe n'urugero nabonye ahantu nagiye mu bukwe, ariko reka mpite mbivuga ntaza kubyibagirwa. Nagize gutya njya mu bukwe ahantu, ariko ntabwo ari hano hafi i Kigali, ngira ngo i Kigali ntibihaba, hari mu ntara. Umuntu yari yantumiye nanamutwereye mu bushobozi bwanjye uko bwanganaga, ngezeyo ubukwe bugenda neza, yari yakodesheje sale nziza, mbese ibintu byose bimeze neza, ubona ko yabyiteguye rwose, yabikoze neza. Igihe cyo kurya kigeze rero, sasa rero tuba tugiye kwarura, turarura, ariko ngewe nza kugira ingorane, ngenda mu banyuma nsanga byashizeho. Impamvu mvuze ko nasanze byashizeho ni uko abo twahuraga batwaye igisahani cyuzuye ibiryo by'amoko atandukanye, nge rero nagezeho mpasanga bikeya, ntabwo ndi buvuge ibyo nahasanze, ariko nyine njyana ibyo ngibyo. Noneho impamvu mbivuze, ahantu nayo nicaye turi kurya, umugabo we yaragiye, agezeho abona nabibuze, agaruka afite umuceri nta n'imboga ziriho, cyakoze bari bamushyiraho agasosi. Ubwo aho twari twicaye, iruhande rwe hari hicaye umugabo afite igisahani kirimo inyama z'inka, ziriho inyama z'inkoko, igisahani kiriho ibihaza, kiriho amateke, mbese hari ukuntu rero mu kwarura buriya nabyo banza habamo impano, muri za mpano tujye tuvuga z'umwuka wera, ariko yongera ngo wenda si iy'umwuka, burya no mu kwarura habaho impano. Haba hari abantu baba bazi kwarura b'abahanga rwose, ku buryo wagira ngo barabisohokeye, barabyize, barabiminuye. Aramwitegereza mbona mupupuje inyama ebyiri. Undi ntiyabyihanganiye, yahise amukubita ingumi mu bukwe. Abagabo bari hafi aho ngo baraza bati muhave mwe kurwana murapfa iki ariko. Undi ngo ntwariye inyama, undi ngo nanjye yagiye arazarura zose, tubiri zo twarura. Sindi buvuga aho hantu kugira ngo abantu bataza kumenya n'abo bantu abo ari bo, kandi bari abantu biyubashye. ahubwo hari n'ugenda akabyarura bikamunanira kubitwara, akabwira umwe muri ba bana b'abakobwa baba bambaye imikenyero ngo akira sha, ngo wenda bintwaze, ngo ubengereze hariya ku meza sha, ngo akira bintwaze. Noneho ibaze umuntu yariye ibiryo, kubitwara bigezeho ari bubirire biramunaniye, arebye umuntu ugomba kubimutwaza. Hakaba n'abandi bibwiriza ariko bakabona waruye byinshi, ukagira ngo ni ikinyabupfura bakugiriye cyangwa ni impuhwe bakugiriye, ngo reka tugutwaze, ngo reka tubigutwaze. We ukagenda rero ugira ngo ni impuhwe bakugiriye, ariko burya baba bagusetse. Akenshi burya ba bandi babibuze nyuma basigara bakuvuga kandi rwose baguseka, kandi burya n'igihe abaza nyuma baba baratwerereye aruta ayo waje mbere. Hari igihe baba baratwerereye menshi kurusha ayo wa wundi waje akajyana byinshi yatwerereye. Ibyo rwose nabyo mujye mubirebaho cyane, muzajya mubibona ko inshuro nyinshi aba mbere rwose bacura aba nyuma. Hanyuma rero ibyo bikagira ingaruka kuri wa muntu uba yaratwerereye, yagera mu bukwe agatahiraho, agataha atuka uwo yatwerera avuga ngo runaka, ngo mutwerere, ngo nindangiza ningerayo ngo mbure agafanta, mbure icyo kunywa, mbure n'amazi, n'amafaranga yanjye namuhaye, timwihorere sha, ubutaha nta kintu azongera kubona. Buriya iyo uyu muntu nawe afashe igitekerezo cyo kutazongera gutwerera uyu mugenzi we, aba afashe igitekerezo kitari cyo, kuko mugenzi we aba yarafashe intwererano agapangira abantu bahari, ariko icyo nawe atibuka ni uko atibuka yuko ba mbere bazacura ba nyuma. Muzabicunge rwose bantu mugenda mbere, rwose mujye mwibuka ko n'inyuma yanyu hari abandi kuko mubatera umutima mubi wo kutazongera gutwerera, cyangwa se wo kuzagenda bitonganya, bivumagura,
bivuma ariko ubundi rwose nyaboneka mujye mubitekerezaho nubona ujya uri uwa mbere rwose uzamenye ko hari n'uraza nyuma yawe. Turabasetse rwose turabasetse barama mwaducuze naho ubundi nyine tuba turi kuganira ariko kandi burya bajya bavuga ngo ukuri gushirira mu biganiro. Nubwo ugira amahirwe y'uko ahantu hose ugiye wenda uboneka mu ba mbere ariko uzagire nk'ahantu ujya rimwe wijijishe wenda ugende mu ba nyuma uzamenya burya ibibazo abanyuma bahura nabyo. Abanyuma bahura n'ibibazo byinshi uzihangane rimwe rwose ugende nko mu ba nyuma nibwo uzamenya yuko burya hari abantu nubwo utabishimye hari abantu bataba bababaye kandi rwose ariwe byaturutseho. ariko ikintu navuga twaganiraho muri aka kanya buriya mu by'ukuri iyo ugiye mu bukwe nyiri gutegura ubukwe aba afite umubare w'abantu agomba kwakira rimwe na rimwe bavuganye n'umutetsi kuko umutetsi burya iyo mujya kuvugana ko azagutekera umubwira abantu uteganya kuzakira uko bangana. Hanyuma burya rero iyo ugezeyo usanga ibintu byose babibaze ari ibyo kunywa ari ibyo kurya baba babaze babariye abantu bazaza muri ibyo birori bazaza muri ubwo bukwe buri wese baba bamubariye ibyo agomba gukoresha. Noneho akenshi rero abantu iyo bahageze ntabwo ubuzi ngo ubu ngubu nkanjye ko ndi mu batumirwa cyangwa se ko ndi mu batwerereye ntabwo ubuzi ngo bangeneye fanta zingahe, ntabwo ubuzi ngo bangeneye inyama zingahe, nta nubwo wajya kubaza umuntu ngo se buri muntu mwamugeneye inyama zingahe. Mu by'ukuri ngewe ndagira ngo mbabwire ukuri, niba ugiye mu bukwe uzajya ugerageza kwiyubaha kuko abo bagabo bakirwana baje kubisubiramo baza gusanga umugabo yagiye waruye inyama nyinshi agacura abandi niba amakosa yagiye barabatese iwawe ntabwo mujya muteka inyama ese iwawe ahangaha none uzi ukuntu yireguye avuga ngo ngiye ngo we natwerereye nimuyabare murebe ko ibiryo bitavamo bakaba bati none se nibasanga birenga se n'izi ntebe wiceho naho hose. Mbese umugabo we yari afite imyumvire y'uko mu gihe yatwerereye ibihumbi 10 agomba kurya ibihumbi nka 12 akahava mbese akonsomye ibihumbi nka 12 nayo ngo akaba yungutse 2. Ibyo bintu rero iyo myumvire abantu bafite ibyo bitekerezo rwose mu bigabanye ntabwo ari byiza ntabwo ari byo. Birashoboka ko ariko wabitekerezaga ariko mu gihe ugiye mu bukwe uzajya wihesha agaciro. Njye nicyo cyiza nakubwira kuko iyo ugiye ugacura bagenzi bawe ugafata fanta 3 cyangwa primus 3 cyangwa mitsingi abazinywa ariko ntabwo ndi kubigisha kunywa inzoga zirakubaganisha ngo vino ni umukobanyi niko Bibiliya itubwira. Hanyuma rero navuga ngo nyaboneka ibyo bintu birashoboka ko wagiye mu bukwe ibunaka nawe ukaba warabibonye. Mbese ibyo bintu birakwiriye? Ibyo bintu ubibona ute? Urabyumva ute? Wowe aho wagiye wabasanze bimeze bite? Ese we ntaho urajya ngo usange bagucuze nk'uko byagenze kuri abo ngabo? Ese wowe ntaho urajya ngo ubone abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Mwiriwe neza. Hanyuma rero ibyo bintu ndagira ngo utange igitekerezo wandike hasi muri komenti umbwire uti ngewe narabibonye cyangwa njye ndabyumva ntyo cyangwa se ni uburenganzira bw'umuntu. Ariko kandi nanone nkiri aho ngaho nshimira abantu rwose iyo bageze kuri iriya gahunda iriya serivisi bavuga bati ngomba kwihesha agaciro mbese ku buryo ari bufate isahani akagenda akarura ibyo kurya biringaniye ku buryo abantu batamwibazaho. Simvuze ngo ntimuzarure ngo Jean Pierre atubujije kujya twarura, oya turimo turaganira. Wowe ubibona ute? Ugeze ku meza ugasanga mugenzi wawe byose arabisutse arabijyanye kandi ubona nawe wari ugikeneye kurya cyangwa se wari ushonje kandi wenda mwatwerere yangana kandi akabisukaho byose kandi akureba kuri inyuma ye. Ibyo bintu mwebwe mubibona mute? Mubitangeho ibitekerezo kubera ko ibi bitekerezo byubaka umuryango nyarwanda. Kuko ejo cyangwa ejo bundi nawe uzagira ubukwe uvuga uti ndakira abantu 500 none haze abantu 200 b'inkwakuzi bahita babimara mu buryo utari warabiteganyije. Usanga 300 bagutwerereye rimwe na rimwe harimo n'abakweho ubwo ugomba kwakira, harimo abantu bari ingenzi kuruta abandi kuko buriya mu bukwe haba harimo abo bita abakwe hakabamo n'abasangwa kandi murabizi ko basangwa
babanza nibo bakira abashyitsi. Tanga igitekerezo cyawe rero kuri iki kiganiro. Impamvu mbivuze ni uko ntabwo noneho nibanze ku idini cyangwa itorero, ahubwo nibanze ku byagirira sosiyete nini umumaro. Ikindi nanone nabongeraho cy'ubwenge mwagomba kumenya, buriya iyo uri ku meza habaye ubukwe se urimo urasangira n'umuntu mukuru, kirazira gusoza kurya vuba vuba ukamusiga ku meza. Reka ntago uriya muco ntabwo ari mwiza, nyaboneka mujye mumenya n'umuco. Ariko niba muri ahantu muri ku meza muri gusangira, niba ari fanta uzirinde kuyimaramo, niba ari n'inzoga uzirinde kuyimaramo abakuru batarayimara. Ujye ubacunga ku jisho mpaka n'ibyo kurya uzabigenze gutyo. Ubu ngubwo koko ntabwo mbabwiye akantu k'ubwenge, ngaho nimuvuge ngo Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero bavandimwe bacu, inshuti mudukunda, ibiganiro byacu bizajya bikomeza, ariko akenshi dukora ibiganiro bitewe n'ibyo muba mwatubajije, ibyo muba mwatubwiye. Rero ushobora kutwandikira ukatubwira uti ndagira ngo tuganire ku ngingo iyi n'iyi, ndagira ngo tuganire kuri iki n'iki. Hanyuma ibyo ngibyo rero mutubwiye, ibyo mudusabye nibyo dukora ibiganiro, hanyuma tugasaba abakunzi bacu kubitangaho ibitekerezo. Hanyuma nkiri aho ngaho rero, reka nifurize ubukwe bwiza abageni bacu bafite ubukwe muri uku kwezi kwa karindwi. Namwe mudukurikiye mufite ubukwe, mufite abo muzashyingiza cyangwa se muzashyingirwa, rwose tubikuye ku mutima, ubuyobozi bwa Channel Ukumenya Ukuri TV tubifurije ubukwe bwiza, kandi muzagire urugo rwiza, muzagire amata ku ruhimbi, mbese tubifurije kuzabyara mu gaheka. Hanyuma reka duhere kuri uyu nguyu witwa Akimana Josiane, uzashakana cyangwa se uzasezerana n'uwitwa Niyonkuru Steven. Invitation yabo iriho amagambo meza ashimishije aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3:20, handitse ngo nuko ibasha gukora, ubwo ni Imana, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Muvuge ngo amen. Hanyuma uyu Akimana Josiane ni mwene Usabwimana cyangwa se Usabyimana Samson n'umugabo we witwa Niyonkuru Steven wa Ngenzi Jean. Hanyuma abo ngabo rero cyangwa se iyo miryango niyo yishimiye gutumira abantu mu bukwe bwabo, kandi ubwo bukwe buzaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026. N'ejo bundi rwose ndabyibuka neza ko basezeranye mu rukiko ku murenge wa Gatenga, basezerana ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nari mpari rwose, narabirebaga kandi byari byiza cyane, bari bambaye neza, bari bakeye, bari bameze neza, nari nabashyigikiye. Hanyuma ubukwe rero buzaba ku isaha, buzatangirwa mu gitondo saa 4 gusaba no gukwa, bizabera ku Mucyo Garden hari i Kabuga mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo. Hanyuma isaa 7 bazasezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa ADEPR Urumuri i Kabuga. Nyuma y'iyo mihango rero abatumiwe bazakirirwa mu Mucyo Garden. Bivuze ngo barongeye barandika bimwe twahoze tuvuga ngo kuza kwanyu ni umugisha kuri twe, ariko urumva ko icyo bakeneye ni ukubashyigikira mu buryo bw'ibitekerezo, ariko cyane cyane buriya amafaranga nayo abakenewe, cyangwa se n'ibindi bikenerwa. Ufite imodoka wayizana ukayiduha ugatwara abantu, mbese amafaranga rwose uyazanye nayo twari ibyo tuyakoresha, kandi birakenewe. Murakoze cyane. Hanyuma ntabwo ari ubwo bukwe bwonyine dufite, abadutumiye baratandukanye. Hari ubundi bukwe buzaba ku itariki 12, ubwo ni mu kindi cyumweru z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo bukwe bukazaba bwatashywe n'abantu benshi kandi batandukanye. Ubwo bukwe bukazaba ari ubw'umusore witwa Iradukunda Jean cyangwa se John cyangwa se Yohane na Clarisse yita Tuyishime bakunda guhimba mami. Abo ngabo rwose nabo baradutumiye, kandi nabo ubukwe bwabo rwose twiteguye kubutaha, kandi tuzareba n'udushya twaberemo tuzaba tubabwira. Hanyuma aba nabo banditse kuri invitation yabo ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 118 umurongo wa 24, ahavuga ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye,
turawishimiramo tuwunezererwemo. Bakagira bati umuryango wa Habineza Venuste, ubwo ni se w'umukobwa, n'uwa Ntakirutimana Donati, ari we se w'umuhungu, bishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo buzaba tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi saa 3 top, gusaba no gukwa muri sale ya Lux Garden Norvege. Hanyuma isaa 8 ni ugusezerana imbere y'Imana muri Eperi Gisozi. Nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa muri sale ya Lux Garden Norvege. Hanyuma kwifatanya natwe bizadushimisha. Nta hantu havuga ko dukeneye amafaranga, baravuga ngo kwifatanya namwe, ariko si ubwo tuzifatanya, ni ukwifatanya hari ubwo umwuka basobanurire. Nyuma yaho rero bidatinze mu cyumweru gitaha nanone tuzataha ubundi bukwe uwitwa Nshimyumuremyi Theogene n'uwitwa Mukahigiro Jeannette. Invitation yabo sindi buvugeho byinshi cyane, ariko banditse ijambo kuri invitation ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 46 umurongo w'8 ahavuga ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo igihome kidukingira. Haleluya. Hanyuma rero ubukwe bwabo bwo buzaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Hanyuma saa 7 zuzuye ni ugusaba no gukwa no kuzana ibyari by'abana mu mudugudu wa Nyabinaga. Ubu nabwo nzaba mburi mu byanze bikunze. Ababo biragaragara ko gusaba no gukwa kuzana ibyari by'abana bivuze ngo hari uko bari barabigenje, ubwo babanje kubana badasabanya ahari, ko niko mbyumva. Babanza kubana mbese bya bindi abantu babana rwihishwa, imwe tujye tubuza abantu. Ariko Imana ibabare natwe turabariye ubwo mwiyemeje kunyura mu mucyo. Hanyuma ngo nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakira mu rugo rw'ababyeyi, mu mudugudu wa Nyabinaga. Ahangaha naho tuzajya dukurikirana, tuzababwira udushya twagiye tubera mu bukwe bwose twatashye. Ubwo twagiye ku bundi bukwe, ubukwe bw'umugabo witwa n'umugabora, ariko mu murenge nari impari rwose, yabaye umugabo ubu ngubu. Si umugabo nawe rwose umugabo, ariko wenda reka tuve ko ari umusore w'intarumikwa, rwose umusore w'intarumikwa nawe wanditse ijambo ry'Imana kuri invitation yabo. Umugabo witwa Ndagijimana Canesius na Uwineza Eulali. Bo bazashyingwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Ndabona ukwezi kwa karindwi ari ukwezi kw'ibirori, ni ukwezi k'umugisha. Namwe mudukurikiye mufite ubukwe bugiye butandukanye, namwe twifurije ubukwe bwiza. Hanyuma uyu nguyu Ndagijimana Canesius kuri invitation, iri jambo yanditse riboneka muri Zaburi 127 ahagira hati niba Uhoraho ari we wubatse, ba nyiri ukuyubaka baba bakorera ubusa. Niba Uhoraho ari we urinze umujyi, abanyezamu bawo baba bagokera ubusa. Iyi ni Bibiliya ntagatifu bakoresheje, niyo yanditsemo aya magambo, kuko muri Zaburi 127 umurongo wa mbere muri Bibiliya yera ntago bivuga bityo, ariko urumva ko birenda gusa rwose. Hanyuma bakagira bati umuryango wa Ntashamaje Joseph uhagarariwe na Mico Myiza Luciane ubwo ni ku ruhande rw'umukobwa, nibo babyeyi b'umukobwa ari we Uwineza, n'uwa Butera Gaspari. Iyo miryango rero bakagira bati iyo miryango yombi tubabwiye yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo, ariho Ndagijimana Canesius abantu bakunze kwita padiri kubera igihe amaze rwose yarifashe, none agezeho arirekuye. Umugabo wavutse muri umusore wavutse muri 73 akaba ariko afashe icyemezo. Ubu ngubu urumva atari gutahirwa ubukwe, tuzabutaha mu izina rya Yesu. Hanyuma ubukwe buzaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2026 saa 2 za mu gitondo. Hazaba hari ugusaba no gukwa ndetse no gutanga ikamba ry'uburere bwiza, ntabwo ari uburere gusa, ni uburere bwiza muri Zenef Garden Gasanze kwa Metre. Gasanze kwa Metre hari n'ibyicungo ndahazi, naho bageni rwose bajyamo bakicunga, nubwo waba utari umugeni nawe bavuyemo rwose wajya mukicungamo nta kibazo.
karya umunyenga niho hahandi. Hanyuma saa munani ni ugusezerana imbere y'Imana mu kiliziya gatulika, sinabivuze, kuri paruwasi ya Kacyiru i Kagugu. Hanyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirwa muri Zenef Gadeni kwa Metre i Gasanze. Nabo rero dore nta mafaranga bashaka, ariko baranditse hepfo ngo kwifatanya natwe bizadushimisha. Oya, nta mafaranga arakenewe kubera yuko ubukwe bukorwa n'abantu ariko bafite n'amafaranga. Iyi sari bizakodeshwa, ibyo tuzarya n'ibyo tuzanywa. Hanyuma namwe mufite ubukwe hirya no hino butandukanye, tubifurije kuzagira ubukwe bwiza. Nubwo mutadutumiye bwose, ariko ndabizi ko ukwezi kwa karindwi iyo kugeze abantu benshi rwose bagira ibitekerezo byo kubaka ingo. Rero turabifuriza ngo ingo zanyu zizabe ingo z'umugisha, ingo zanyu, ingo zacu, kandi muzagire umuryango mwiza, muzabane ubuzira gukura deforce no gutandukana no kubana nabi ntibizabarangweho. Murakoze cyane. Ikindi nababwira, narabakurikiranye, narabarebeye, hari abandi bantu bavuga bati ese umuntu ashaka, yemerewe gushaka afite imyaka ingahe? Abantu bamwe bakavuga amakuru ngo byarahindutse, ngo umuntu yemerewe gushaka afite 18, ngo abandi bati umuntu yemerewe gushaka afite 30, umuntu yemerewe gushaka. Ni ukuvuga ngo njye wabikurikiranye, amakuru nyayo ahari ni uko kugira ngo wemererwe gushaka umugabo cyangwa umugore ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ugomba kuba wujuje imyaka 21 y'amavuko. Hanyuma abangaba bavuga yuko 18 bikunda, nabyo birashoboka, ariko bigira inzira binyuramo. Ntabwo rero ibintu iyo batangiye kuvuga yuko hari izindi nzira binyuramo, ni ikimenyetso cyerekana yuko biba bitemewe. Gusa bishobora kwemerwa hari izindi nzira baciyemo, wabiherewe uburenganzira bitewe n'impamvu watanze. Ubutaha nukenera kumenya izo mpamvu, uzandike muri komenti umbaze ngo byagenda gute kugira ngo umuntu yemererwe gushaka afite 18. Ese urayifite none ukaba ushaka gushaka? Andika muri komenti nkubwire inzira binyuramo. Ariko buriya mutekereza yuko amasezerano mu murenge yoroshye? Aba akomeye. Ayo kwa pasiteri se yo aba yoroshye? nayo aba akomeye. Buriya bariya abantu baba bagiye mu murenge baherekeje umuntu, uriya muntu muba mwaherekeje ashobora kugeraho yareba indahiro bagiye kurahira, akavuga ati ntabwo nari nzi ko ari uku nguku bimeze, njye mbivuyemo. Kuko mbere yo gusezerana babanza kubigisha. Ziriya nyigisho rero ukurikije ibintu bivugwamo, abenshi bahindura icyemezo cyangwa bagahindura ibyo bari barapanze. Buriya rero nuherekeza umuntu mu murenge, mwagerayo ukabona azamuye ikiganza akavuga ati ndabyemeye, uzamushimire kandi rwose uzamukure mu kiganza n'abakwegereye. Tuzaba twambaye amakote y'umukara, n'abafite ubururu bazayazana, n'abafite y'imyeru nta kibazo, amabara yose tuzabutaha kandi tuzagushyigikira, kubera ko utakojeje isoni umuryango, ntiwakojeje isoni itorero. Tugomba kugushyigikira kandi tukagutwerera. Hanyuma rero ibiganiro byacu naho utaha. Ese urifuza nawe ko twazavuga ibyabaye mu bukwe bwawe? Hari n'abandi hari udushya twagiye tugenda tugaragara mu bukwe hirya no hino, kandi mfite amakwe menshi nakurikiranye ndi gukurikirana. Udushya twagiye tuberamo nzadukusanyiriza hamwe, twose nzatuzana umunsi umwe ntibabwire. Bagenda abantu batabizi, bakagenda leta itabizi. Kandi bavandimwe mwabikoze, abantu mwakoze ibyo ngibyo, namwe mu bitekerezo mushaka uburyo mwagaruka mu nzira nziza. Burya kubana n'umugore mutarasezeranye ntabwo babyita yuko washatse umugore, ahubwo ujya uvuga ngo nibye umugore cyane nako nibye umwana w'abandi, buri umutunze nk'aho wamwibye. Biriya rero ntabwo bavuga ngo ese ubundi ubwo wamugutwara wamurega hehe? Waba witwaje iki? Wavuga ko wamuhawe nande? Wavuga ko wamukuye hehe? Ibiganiro byacu tubisubikiye ahangaha. Mugira amahoro y'Imana naho utaha. Hanyuma ntugende udatanze igitekerezo cyawe. Mwari kumwe na Ndayisaba Jean Pierre.